inkuru y'uko Vladimir Putin w'Uburusiya amaze gushyira hanze y'uko ubwoko bw'Imana ari abirabura, aho yabikoze yerekana ko Kristo yari umwirabura, iri guca ibintu bigacika hirya no hino. Bamwe barabyishimiye, abandi bakomeje kubihakana biva inyuma ko atabivuze, ariko reka turebe icyo umuntu koko ategereje kugira ngo yumve. Niho urebera ukabona ko imyumvire y'abantu bamwe na bamwe ikiri hasi, batumva ibintu, baba bakeneye kubona ibimenyetso birenzeho. Ariko reka turebe icyo bivuze kuba Putin yaragiye hanze akerekana yuko abirabura ari ubwoko bw'Imana, akerekana ko Kristo ari we wari ubwoko bw'Imana, ari umwirabura. Kuba rero Putin yaragiye hariya akabifungura akabyerekana yuko ubwoko bw'Imana muri Bibiliya abantu bose bari abirabura na Kristo yari umwirabura, nibyo kwishimirwa, kuko Putin ubwe ntabwo yari kujya hariya ngo yishyire mu mugozi yimanike ngo yereke abantu avuge ko ubwoko bw'Imana ari bo bari abirabura ku mugaragaro, cyangwa se ngo tumize tumusunike ngo abivuge kuki atajya hariya ku mugaragaro ngo abivuge. Icyakozwe n'iki? Yaraberetse, arabyerekana ku mugaragaro, nta kirenze kiriya kubivuga, ahubwo nge naha credit nyinshi cyane umuntu wakoze iriya video kugira ngo abishyire hariya. Niba Putin yaranze kubivuga ku neza cyangwa se akabyerekana gusa nabyo ko birusha kubivuga nkuko ngiye kubibereka, ni igikorwa gikomeye uriya muntu yakoze, kuko abantu iriya video yakanguye aribyo tuvuga mu mwanya, birenze ikigero cy'imyumvire y'abantu, kuko benshi bari basinziriye batazi ibyo biva n'ibijya. Iriya video yabaye nko gukoza agati mu ntozi, kuko ibyo ivuga ni ukuri kwari kwarahishwe abantu batumvaga, batari bazi. Kuba rero iriya video yaragiye hanze abantu bakabona ko ubwoko bw'Imana bari abirabura na Kristo yari umwirabura, iriya video irenze kure kuba Putin yari kuza kumugaragara ngo yishyire mu mugozi abivuge ku mugaragaro. Yarabibabwiye, bikanze mbere ukuntu yabibabwiye, benshi ahubwo badafite inararibonye no kumva ibintu vuba. Reka dufate urugero 2019 abantu babeshwe ikinyoma cyuko ngo hari indwara yaje, barabakingira, barabyemeye, baremera, barabakingira. Ariko uyu munsi ndibaza benshi baricuza. None rero kuba umuntu yashyize video ivuga ukuri, ivuga ku bintu biri ukuri, benshi bakabishidikanya, bigaragaza ko koko ya nzira y'Imana ifunganye izabonwa na bake. Kuba Putin muri iriya video yerekana ko ubwoko bw'Imana bari abirabura, Kristo yari umwirabura, none video igasirikira igakora hirya no hino, ntabwo ari chance. Hariya harimo ubwoko bw'Imana. Niba nkuko abantu benshi babyibaza ngo kuki batamubona avuga amagambo cyangwa ibiki byose, biriya byo kubyerekana biruta kure kubiceceka kuba atari kubivuga, kuko uwakoze iriya video ni Putin nyine yerekanye, arimo arerekana ko ubwoko bw'Imana ari abirabura na Kristo yari umwirabura. Noneho ahubwo vuga ati byagenze gute kugira ngo Imana isunike iriya video igire ku isi yose, abantu bose bayibone. Abashidikanyaga, abari bagisinziriye, abatari bazi naho ibintu biva naho bijya, iriya video yarabakanguye. Byabaye nko gukoza agati mu ntozi, bivuga ngo nta kundi kurenze hariya Putin yavuze ko abirabura ari ubwoko bw'Imana, ko Kristo yari umwirabura. Iriya video rero ubona aho ngaho yarabyerekanye, yakoze umuti, kuko ibyo video ivuga ni ukuri. Urabihakana se? Ni ukuri, kandi Putin yabivuze ku mugaragaro. Kuba rero uvuga ngo ntabwo yabivuze, ahubwo bigaragaza ko uri umwemera gato, kuko nta kindi cyakwemeza niba utemera ibiri muri iriya video. Icyo iriya video yerekana, icyo Putin afungura yereka abantu, nicyo kigamijwe, nicyo cy'ukuri. Ni ukuri rero, niba abantu bagishidikanya no kuza kwa Kristo, ahubwo bazagushidikanya. Hano rero ni handi tugaruka, ubwoko bw'Imana ni gute bwerekwa ibintu ntibwumve. Reka nkoresha urugero ruto ariko ruragufasha kumva ko Putin birenze kuba ahubwo yaravuze ko ubwoko bw'Imana ari abirabura cyangwa se na Kristo yari umwirabura. Ikiragi cyangwa igipfamatwe kibonesha amaso gusa. Iyo ucyeretse
kibona message kikumva ibintu ngomba gukora ibi sinkore biriya. Biriya bintu rero Putin yakoze muri la video ni nkaho yaretse abatumva cyangwa se batavuga barebesha amaso gusa. Abareba bararebye, abumva bumvishije amaso ari uko barebye, abategereje ibindi rero sinzi kuko byanze bikunze. Urundi rugero, iyo uri mu kizamini umuntu agafata urupapuro ruri ibisubizo akakwereka ibisubizo, akarufata gutya akarukwereka ukareba ibisubizo, ese utegereza ko umuntu akubwira ati dore igisubizo cya 5 ni kangahe? Mwarimu wanyu arabumva, ariko afata urupapuro gutya akakwereka gusa. Iyo akweretse gutya gusa ureba nimero y'ikibazo n'igisubizo, ahubwo urakanura cyane kugira ngo urebe ko igisubizo kuko wakirebye neza. Nibyo rero byabaye no muri la video Putin yashyize hanze. Abakopeye neza barakopeye, abumvishe barumvise, nta bindi birenze hariya yagomba gukora. Kuba nabwo atarabikoze nabwo wenda n'ubushake bwe cyangwa se n'ubushake bw'Imana, ariko uko byagomba kugenda ni kuri byagenze. Wenda ibindi birenzeho bizaza nyuma bitewe na situation n'igihe cy'ibintu bizabigezemo. Biriya bintu rero tukabikomera amashyi cyane kuko byatumye noneho umwuka w'Imana ukwira mu bantu, kugira ngo noneho bamenye badashidikanya ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura na Kristo yari umwirabura. Ubu noneho abari babizi tuvuga niba bari miliyoni 5 babaye miliyoni zirenze amagana n'amagana kubera iriya video gusa. Kubivuga kurenze kuriya rero sinzi uko abantu baba bashaka, ariko ngo haye urugero rw'abantu batavuga cyangwa se abantu batumva, cyangwa se umuntu uri mu kizamini ukeneye kubona igisubizo gusa umwereka igisubizo ubundi akirwariza. Nibyo rero Putin yakoze, yaraberetse tidore ni mwebwe ubwoko bw'Imana, Kristo yari umwirabura. Byahinduye benshi kandi nzi neza ko ari intangiriro ibindi bigiye kuza. Imana yonyine nibizi kuko abantu barushaho gukanguka bamenya ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura na Kristo yari umwirabura. Nibyo bigiye gutuma abantu bagenda bisubiza icyizere, bakagira icyizere noneho bakagana Imana, bagashaka Imana kuko babeshwe barakora ugeze ubwonko. Ubu rero ibyaza bwonko ri gushyirwa hasi na gihamya Putin yashyize hanze yerekana ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura na Kristo yari umwirabura bidasubirwaho. Nta kirenze icyo rero yaragukopeje, wewe utumva, wewe utavuga, arakwereka tidore ni weho ubwoko bw'Imana. Ibirenze aho rero waba ushaka kugondoza, reka turebe ahubwo bizakurikira. Ibyo Putin rero yakoze yerekana ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura na Kristo yari umwirabura, nta kindi kirenze hariya kuko yaragukopeje. Yabwiye n'abatumva n'abatavuga nabo barumvise. Burya ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Niba koko uri mukuri ushaka kumenya ukuri kwa Bibiliya, ku ijambo ry'Imana, ubwoko bw'Imana, Kristo wasagate, nta kindi utegereje. Putin yarabikweretse. Ahasigaye ni twebwe tugomba kwisubizamo icyizere noneho, kubera ko tuzi ukuri, kwa kuri kukatubatura. Buriya ukuri kwabatuye benshi. Nzi neza ko uko biri kwirukanka hirya harimo benshi bari kubihakana bagiye bihakana, ariko ukuri kwabyo ni ukuhe? Nuko byageze ku bantu benshi bagomba gukanguka, bari gukanguka, n'abandi wenda bazakangurwa n'ibindi bintu, ariko abo Putin yagomba gukangura akoresheje ari amashusho yazanye kwerekana ko ubwoko bw'Imana arabirabura na Kristo yari umwirabura, byarabaye ntawabisubiza inyuma kandi ntiwabikumira niyo wakomeza uhakana ute. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.